yifuza ko twazirikana gusoma ijambo ry'Imana, gusoma Bibiliya n'icyumweru cya Bibiliya. Tuzirikane ko ijambo ry'Imana ari ryo riyobora intambwe zacu, maze tukagana Nyagasani, tukabasha gukora ugushaka kw'Imana, kuko gushaka kw'Imana tukubona mu ijambo ryayo. Tuzirikane rero iryo jambo ry'Imana, ubuzima bwacu bwose tubuhuze n'ijambo ry'Imana, maze icyo Imana ishaka gikorwe mu buzima bwacu. Natwe nitubasha gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ritubwira, Nyagasani azatubwire ati nimuze abashimwe na Data, mwakire ubwami mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Bavandimwe, muri iki gitambo cy'Ukaristiya binyuze mu mubyeyi Bikira Mariya, turifatanya n'umukristo ushimira Imana ibyiza byose yamukoreye. Turanasabira Sifa Kanote, Elizabeth Mukanagara, Feromina Nyirabanyiginya na Alphonse Gahimano bitabye Imana. Iki gitambo cy'Ukaristiya kiri buze no kunyura kuri televiziyo Isango Star, murifatanya nanjye Padiri Niyigena Leodega, umuyobozi wa Kinyamateka, ndi kumwe n'undi musaseridoti Padiri Jules Nikuze, umusaseridoti umusiyoneri w'umutima mutagatifu wa Yezu na Mariya, akaba abana Butare. Abavandimwe rero, nimucyo tubanze twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya bafite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, ishobora byose nitubane idukiza ibyaha byacu maze tugeze mu bugingo bw'iteka.
mutimenyesheje uko Musa yabitegetse ntimushobora gukizwa. Nuko havuka amakimbirane n'impaka zikomeye kuri Pawulo na Barinaba bavuguruza abo bantu. Niko kwemeza ko Pawulo na Barinaba hamwe n'abandi muri bo bazi Yerusalemu kureba intumwa n'abakuru b'ikoraniro bakabagisha inama kuri icyo kibazo. Ubwo byose bamaze kubyumvikanaho, intumwa n'abakuru b'ikoraniro biyemeza kwitoramo bamwe muri bo ngo babatume i Antiyokiya kumwe na Pawulo na Barinaba. Nuko hatorwa Yuda witwa Barisaba na Silasi, abantu b'imena mu bavandimwe. Urwo rwandiko babahaye rwagiraga ruti: twebwe intumwa, abakuru b'ikoraniro n'abavandimwe, turabaramutsa abavandimwe bacu b'abanyamahanga bari muri Antiyokiya, muri Siriya no muri Silisiya. Twumvise ko bamwe muri twe bababwiye amagambo yo kubakangaranya no kubakura umutima, kandi tutigeze tubatuma. None twahuje umugambi wo gutoranya abantu ngo tubabatumeho bazanye na Pawulo na Barinaba, inshuti zacu dukunda, kuko bahaze amagara yabo kubera izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tubatumyeho rero Yuda na Silasi kugira ngo nabo ubwabo babasobanurire ibyo tubandikiye. Banogeye rero Roho Mutagatifu kimwe natwe, utagira undi mutwaro tubagerekaho utari aya mabwiriza ya ngombwa: mwirinde kurya inyama zatambiwe ibigirwamana n'amaraso n'inyama z'inyamaswa zanizwe, mwirinde n'ubukozi bw'ibibi. Nimureka gukora ibyo, muzaba mugenjeje neza, nimugire amahoro. Iryo ni ijambo ry'Imana.
anjyana mu roho ku musozi munini kandi muremure, maze anyereka umurwa mutagatifu Yerusalemu yururuka iva mu ijuru ku Mana. Wararabagiranaga wisesuyeho ikuzo ry'Imana ubwayo, ububengerane bwawo bwari bumeze nk'ibuye ry'agaciro gakomeye, mbese nk'ibuye rya yasipi ibonerana. Uwo murwa wari uzengurutswe n'inkike nini kandi ndende, ukagira amarembo 12, kandi muri ayo marembo hakaba abamarayika 12 n'amazina yanditsweho. Ayo mazina ni ay'imiryango 12 y'Abayisiraheli. Mu burasirazuba hari amarembo 3, mu majyepfo amarembo 3, no mu burengerazuba amarembo 3. Inkike zikikije uwo murwa zari zubatse ku rufatiro 12, zanditseho amazina y'intumwa 12 za ntama. Ariko rero nta ngoro nabonye muri uwo murwa, kuko ingoro yawo ari Nyagasani nyirizina, Imana ishobora byose hamwe na ntama. Uwo murwa ntukeneye izuba cyangwa ukwezi kugira ngo biwumurikire, kuko umurikirwa n'ikuzo ry'Imana, kandi na ntama akaba urumuri rwawo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, sinyabahaye nk'uko isi yatanga. Ntimukuke umutima kandi ntimugire ubwoba. Mwumvise ko nababwiye nti ndagiye kandi nzagaruka mbasange. Iyaba mwankundaga mwakwishimiye ko nsanze Data, kuko Data anduta. Dore mbibabwiye igihe cyabyo kitaragera, kugira ngo nibiba
Kristo, bavandimwe inshuti z'Imana, Kristo Yesu akuzwe. Iki cyumweru cya gatandatu cya Pasika ni icyumweru tuzirikana kandi twumva ko Nyagasani ari hafi gusanga se, kuko ni muri iki cyumweru tugera ku munsi wa 40 Yesu Kristo azutse. Kuwa kane iminsi 40 izaba yuzuye tuzirikana umunsi mukuru wa Yesu Kristo asubira mu ijuru. Niyo mpamvu rero arimo abwira abigishwa be uko bagomba kuzabaho, uko bagomba gusigarana ayo mahoro abagenera, abereka. Bavandimwe rero, kuri iki cyumweru mu isomo rya mbere twumvise ukuntu intumwa zakemuye ibibazo zari zimaze guhura nabyo. Isomo rya kabiri twumvise ubuhanuzi bwa Yohani, ibyo Yohani intumwa yeretswe mu bihe bikomeye, cyane cyane mu bihe by'itotezwa bya Kiliziya mu mpera z'ikinyejana cya mbere. Imana yahishuriye Yohani intumwa ukuri kw'amateka ya Kiliziya. Yohani yiboneye ishusho nyakuri ya Kiliziya nuko urugamba ruteye muri yo. Yeretswe imbaga itabarika y'abatashye mu ijuru n'ikuzo ryisesuye ryahawe ntama wishwe, nyamara akaba ari muzima ubuziraherezo. Ikindi Yohani yeretswe n'iyo shusho ya Kiliziya, Kiliziya na Yerusalemu nshya. Yohani yayibonye yururuka iva mu ijuru ku Mana. Yiboneye atyo umutwe n'umutware wa Kiliziya ko ari Imana ubwayo mu butatu buzira amatati. Yesu Kristo umwana w'Imana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu yoherejwe ku isi atangiza umurwa wisesuye w'ikuzo. Yawambitse igishura kizira ikizinga, awukoranyirizaho impabe n'imbohe zose kugira ngo azihumurize, azikize burundu. Ngicyo icyo Yerusalemu nshya isobanura. Iyo niyo Kiliziya imwe itunganye Gatolika kandi ikomoka ku ntumwa. Yesu Kristo ubwe yarayikomeje, ayiha ubushobozi bwo kuyobora ndetse no kuyoboka Roho w'Imana. Bityo iyo Kiliziya ihabwa ubutumwa bwo kuyobora roho z'abemera mu rwuri rutoshye rutemba amazi y'urubogobogo. Kiliziya itatse ikirezi giteye ubwuzu. Bavandimwe, Yohani intumwa yeretswe iyo Kiliziya mu ishusho nshya ishushanywa na Yerusalemu ndetse n'intumwa 12. Mwumvise ko hariho imiryango yose itatu, hari imiryango hinjiramo imiryango itatu, maze yose amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba, ya miryango 12 ya Isirayeli yose ikagira aho yinjirira. Natwe rero ni twebwe Yerusalemu nshya, ni twebwe tuzinjira mu bwami bw'Imana. Buri wese afite aho azinjirira. Twitegereze rero iyo Kiliziya Yohani yeretswe mu buranga bwayo. Ni amahirwe Yohani yagiriwe kugira ngo abandi bose bazasoma ubuhamya bwe bazahorane inyota yo kwinjira muri Kiliziya, kwitegereza ubwiza bwayo, guhazwa nayo, bityo barusheho kuba mu rumuri, kandi urumuri rutangaje. Kiliziya ikeye ityo niho hogoza rya Nyirigira, ni inzira bwandure. Natwe twisuku
dukuriramo tumurikiwe na Bibiliya, ijambo ry'Imana, rya jambo ridufasha kugira ngo tubashe kwinjira muri kiliziya, tubashe gusobanukirwa n'ibyo kiliziya yemera kandi itwigisha. Turangwa rero n'uko kwemera, kuko ibyo itwigisha idashobora kuyoba cyangwa ngo ituyobye, kubera Kristo umutwe n'umutware wayo uyiyobora muri Roho Mutagatifu. Twahawe byinshi rero, twamenyeshejwe byinshi, bityo rero bavandimwe, natwe tujye tubasha kubyakira nk'uko intumwa zabyakiriye. Iyo kiliziya yubatse ku musingi udashobora kujegezwa. Izo ni intumwa zahibikaniye gukomeza abavandimwe mu kwemera nta matati, maze zigakemura ibibazo zabaga zihuye nabyo. Twumvise mu isomo rya mbere ukuntu zakemuye ikibazo cyo kugenywa no kutagenywa. Mu mateka ya kiliziya kugeza ubu, inyigisho z'intumwa zakomeje kuba ikigega kidakama cy'amabanga atanga ukwemera, kandi amabanga atunga ukwemera kw'ababatijwe. Kiliziya rero niyo ifite urufunguzo rw'aho ayo mabanga ari. Kiliziya avuga ni ya yindi ifite inkingi 12 arizo intumwa, maze abantu bose mu miryango y'amahanga yose ikinjiramo, ikaba muri Nyagasani, ikaba muri iyo nzu, muri iyo ngoro ntagatifu. Bavandimwe rero, ni muri icyo kigega natwe duhahamo, tugahembuka, maze tugahembura n'abazahaye. Icyo kigega cyuzuye ingabire nyinshi zitatse kiliziya iri mu rugendo igana mu ijuru. Ijambo ry'Imana ritangarizwa muri kiliziya, amasakaramentu intumwa n'abazizunguye batanga muri Yesu Kristo, ibyo byiza byose nibyo kiliziya ibengerana byahebuje. Kwitegereza ububengerane bwabyo niko kuryoherwa bigera ku mutima, nk'uko byagendekeye Yohani intumwa ubwo yabonaga muri kiriya kimenyetso cya Yerusalemu nshya, kiliziya. Bavandimwe rero, tujye twinjira muri kiliziya tuzirikana ko idutunga, ikadutungisha ijambo ryayo ndetse n'amasakaramentu, bikagenda bigaragazwa n'ibikorwa hirya no hino bigaragara. Kwitegereza rero ubwo bubengerane bwa kiliziya, tuba twitegereza ububengerane n'ubutagatifuzwe bw'abayinjiramo. Ni imbaga y'Imana n'abakristo. Mujye mwinjira muri kiliziya muzi ko mwinjiye ahera, mwinjiye ahatagatifu rwose, bityo namwe murusheho kubanza kwitegura no kwisukura kugira ngo muze kuronka ibyo byiza byose Imana iduteganyiriza muri kiliziya yayo, mu ngoro yayo, aho iganje iteka. Natwe duhamagariwe kuhinjira twitagatifuje, twisukuye, bityo igihe cyose twanegera ameza matagatifu, Nyagasani agakomeza kudutagatifuza no kutugira beza. Buri wese rero wabatijwe akwiye kwitonda, agatega amatwi ibyo Roho w'Imana amubwirira muri kiliziya, kugira ngo nawe abitangaze, bigirire akamaro abavandimwe. Ikibazo ni uko intambara twigiramo akenshi ziduhindura ibiragi. Iyo tutabashije gutsinda mu izina rya Yesu, intambara duhura nazo hari igihe ziduhindura abantu batabasha kuvuga neza iryo jambo ry'Imana, kandi tuba twakereye kuryumva. Hari igihe intambara tubamo zabura ibyo twakiriye
maze tukava aho twari twicaye twumva turyohewe twabyakiriye, ariko twagera hanze dusohotse mu kiliziya tugahita tukibagirwa icyo Nyagasani yatubwiye. Nyagasani rero arashaka ko tugendana nawe. Mu minsi ya nyuma ari hafi gusanga se, yihereranye n'abigishwa be maze abaha umurage, ababwira ijambo rikomeye, ijambo rya nyuma, ijambo ry'urukundo. Nuko arababwira ati mbasigiye amahoro. Kristo Yesu akuzwe. Amahoro Kristo atanga atandukanye n'amahoro y'iyi si. Yesu Kristo wazutse yaje yiyereka abe, yaje abasabira amahoro. Ntabwo yaje asabira ibihano bikakaye babandi bamugiriye nabi. Oya, yaje abasabira amahoro. Ntabwo yazanye amacumu n'imbunda aje kwiyereka abe, ahubwo yaje abereka urubavu rwe rwatikuwe icumu, maze akavamo amaraso n'amazi, ibimenyetso by'amasakaramentu duhabwa muri kiliziya ye. Yesu Kristo rero yaje yifuriza be amahoro, yarayadusigiye. Amahoro ye rero ni amahoro yandi atagereranywa n'amahoro y'iyi si. Bavandimwe rero, Yesu Kristo we n'umutwe n'umutware wa kiliziya ntashobora gutsindwa. Nubwo bamubuza amahoro, watanga amahoro. Nubwo bamuhunga, we aradusanga niyo twamuhunga. Niyo mpamvu rero Yesu Kristo yatsinze. Pasika ikatwibutsa yuko ari muzima koko, yatsinze urupfu n'icyaha. Intumwa rero za Yesu Kristo, abakurikiye Yesu Kristo, abakristo bose bahamagariwe kugenza nkawe. Nubwo rero Yesu Kristo bamurwanyije bakamubamba ku musaraba, yabahinyuje atsinze urupfu kandi azutse. Intumwa ze yazishinze umurimo wo gukomeza kiliziya, ziwukora zinyura mu mateka nk'aya Yesu. Nta nzira yindi kuva kuri Yesu Kristo kugeza uyu munsi. Kiliziya igomba kunyura mu bitotezo mu gihe ishishikajwe no kumenyekanisha ukuri gukiza. Urugamba nuko ruteye. Kiliziya inyura mu isi iyisabira amahoro, ya yandi Yesu Kristo yatanze. Umurimo wayo ubangamirwa n'abanzi b'amahoro shitani ikoresha kugira ngo bashukashuke abantu. Urwo ni urugamba rukomeye rutuma kiliziya inyura mu mayira agoranye, ndetse ashobora kuba arimo n'amarira. Ariko Kristo yaratsinze, n'abamukurikira bose bazatsinda kandi baratsinze. Bavandimwe rero, Yesu Kristo yaje muri iyi si kugira ngo tugire amahoro. Ntimugakuke umutima, ntimukagire ubwoba, kandi nta rugamba twatsindwa turi kumwe na Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe mutwe n'umutware wacu, niwe mutwe n'umutware wa kiliziya. Tumwemerere byose azabigenga neza. Dusabirane rero muri iki gitambo cy'Ukaristiya kuri iki cyumweru cya gatandatu, ubwo tuzirikana gusoma ijambo ry'Imana, ubwo tuzirikana Bibiliya ntagatifu. Dusabe kugira ngo iryo jambo ry'Imana rikwire mu mitima yacu, turisomeshe kandi turizirikane, bizatume tubasha kumva ibanga n'icyo Imana ishaka kutumenyesha cyose, kuko tubimenyera mu ijambo ryayo. Tuzirikane n'abavandimwe bacu batuma iryo jambo ry'Imana rigera hirya no hino, abigisha iryo jambo ry'Imana, abihugura kuri Bibiliya. Abo bose barusheho kugenda basa koko na Nyagasani ubatora kandi ubatoza
kuba ba kristo kuko bityo niyo haba ibibazo uko byagenda kose bahurire hamwe bashaka umuti wo kubikemura nk'uko ziriya ntumwa zabigenje zigenda zisubira i Yerusalemu zigahura n'abavandimwe bose bagakemura kiriya kibazo cyerekeranye n'imico yabo bari bahuye nayo mu bapagani mu banyamahanga. Natwe tugire uwo muco wo guhurira hamwe w'ibiganiro, ntihakagire abigiramo amatati n'amatiku, ahubwo bajye bahurira hamwe maze bacoce ibibazo baba bahuye nabyo. Biyambaze Nyagasani abe rwagati muri bo, we utanga amahoro kandi wifuriza bose amahoro, maze umutima wacu ntuzatuze bibaho tutari kumwe na Nyagasani, we uduhamagarira kubana nawe ubuziraherezo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Muhaguruke duhamye kwemera kwacu. Ndayegera pe Imana hari imwe. Oh
abayobotse kristu, wibuke abana bawe bateraniye hano, ubahe roho wawe abarengere mu mahoro, kubwa Yesu kristu umwami wacu.
Imana Data ushobora byose. Nyagasani, amasengesho yacu nakugereho hamwe n'aya maturo y'igitambo tugutuye, kugira ngo twebwe abakijijwe n'impuhwe zawe dukere guhabwa neza isakaramentu ry'urukundo rwawe rwahebuje kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza, kukwamamaza nanone mu bihe byose Nyagasani, ariko cyane cyane kugusingiza by'akarenga muri iki gihe turimo, kuko Kristo ari we Pasika yacu yatanzwe ho igitambo. Igihe yitanze akabambwa ku musaraba, yanonosoye atyo ibitambo bya kera, maze igihe akwiyeguriyeho igitambo kugira ngo adukize, yerekana ko ari we ubwe umutambyi, aritari n'intama y'igitambo. Nicyo gituma isi yose aho iva ikagera isabagira yasazwe n'ibyishimo bya Pasika, n'abamarayika bose bo mu ijuru bakaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe, bavuga ubudawe ema bati. Koko uri nyir'ubutagatifu Nyagasani, kandi isoko y'ubutungane bwose, none duteraniye imbere yawe twifatanyije na Kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru, kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutse akava mu bapfuye, maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero mubyeyi wacu, turagusaba tumwisunze, gusakaza roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze, kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yaragiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe,
yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi kuko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'isuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'iyi nkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera twaguhereza amaturo, kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze by'ubumwe. Nyagasani, ujye kiliziya yawe ku isi hose, maze urihego rijya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoine n'abatorewe umurimo wa Ritari bose. Nyagasani, ujye kandi abareke bawe Sifa Kanone, Elizabeth Kanagara, Filomena n'Abanyiginya na Alphonse Ndahimana wahamagaye bavana muri isi, maze ubwo wunze umwe n'umwana wawe mu rupfu umeze nk'urwe, ubahe no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi ababyeyi, inshuti n'abavandimwe bacu bose bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanga ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe, maze tuzashobora kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze kuri ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingiza tukurata bwa Yesu Kristu umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabihirwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, ukwiriye bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi ubwe akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru,
ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro aya amahoro yanjye ntihite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe y'amahoro kandi ivumbire mu bumwe wubaho ugateka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Nimwifurizanye amahoro. Hahirwa abatuye ku meza ya Nyagasani dore ntama w'Imana dukiza ibyaha by'abantu.
yaravuze ati niba munkunda nimukurikize amategeko yanjye, nanjye rero nzasaba data maze aboherereze undi muvugizi kugira ngo abane namwe ziraherezo. Haleluya. Dusabe. Imana ishobora byose ugahora witeka, wowe utuvugururira mu izuka rya Kristo kugira ngo tugeze mu bugingo bw'iteka, utugwizemo imbuto zikomoka mu isakamento rya Pasika, kandi usendereze mu mitima yacu imbaraga dukesha iryo funguro ry'agakiza ku bwa Kristo umwami wacu. None ku cyumweru cya gatandatu cya Pasika umwaka C, abatagatifu tuzahimbaza muri iki cyumweru: none Dionisiyo, Sebugwaho, Andrea Kagwa, Hosiyane Ngondwe, Eruweteri na Mariya Ana. Sho kuwa mbere ni Filipo Neri, Augustine wa Konterberi, Atanazi Baziguketa Gonzaga Gonza. Kuwa kabiri Jerimani wa Parisi. Kuwa gatatu Maxisimini. Kuwa kane Matiyasi Murumba, Noemo Wagari, Jeanne d'Arc, Felisi na Ferdinandi. Kuwa gatanu Bikira Mariya ajya gusubiza Elizabeti na Petronira. Kuwa gatandatu Justini na Reveriyani. Ku cyumweru gitaha Marcelini, Petero, Brandina, Potini, Emelia, Erasimi na Vitali. Abazagira abazina b'abatagatifu twifurije kuzagira iminsi mikuru myiza. Kristo Yesu akuzwe. Turabashimira ko debana n'abakristo benshi mujye muza cyane. Icyumweru ni umunsi ukomeye, mujye mwitabira ikoraniro, ndetse n'igihe mutabonetse haba hari misa nyinshi, ntimuzajye musiba ikoraniro ntimugasibe misa, kuko niho duhurira n'Imana, niho tuzirikana ijambo ry'Imana. Iki cyumweru rero cya Bibiliya kibafashe kuzirikana no gutunga Bibiliya ndetse no gushyigikira ikigo gishinzwe Bibiliya, Société Biblique iba muri paruwase ya Kacyiru, idufasha kugira ngo za Bibiliya zitugereho kandi ku giciro cyoroshye. Turashimira televiziyo Isango Star yaje kudufasha. 9:30 muri buze kurikirana misa, kandi ni buri cyumweru y'ayo masaha. Igihe cyose ushaka kongera kuzirikana no kumva ijambo ry'Imana no kongera kuba mu Mana, mujye mukurikira kuri televiziyo ndetse no kuri YouTube ya Kinyamateka. Twakira umugisha. Nyagasani Yesu n'abana